urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. ubu nanjye nshobora kuba nka owner of company. Excuse me. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Bikagera ibyo Robert sibo ntagira ni gute hagera uvuye ambwiye ngo hajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. So busy. Okay, nta kibazo. Bashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Ndetse niba mumuzi mwiriwe mujya gushaka uwo muti mumpereza ngo wowe nkunywera iki, muzi neza umuntu wishe ababyeyi. Twebwe twashaka kugira ngo wowe ubyibonere n'amaso yawe ubyibukire. kuko ugiye gutungurwa. None se umwanya mwataye ukaba ari uwiki, kuko reba ukuntu mwavunitse, reba uburyo mwirutse kwa uriya muti, reba igihe byabatwaye, reba imbaraga mwashoye, ndetse iyo mureba nabi mwari kuzabigwamo. Uzi umuntu wishe ababyeyi bawe? Ababyeyi bawe babiri Muramuzi? turamuzi, tugiye kumukubwira. Reka nkubwire. Umuntu wishe ababyeyi banyu ni Rugema. Bakunzi ba filime nyarwanda, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kuri ino filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko Iribagiza abashe kuba yamenya umuntu wamwiciye ababyeyi. Rero ni ibintu byiza cyane, Imana ibashe kuba yavugira muri ba kamarade, baramuhamagara bamubwira umuntu waba waramwiciye ababyeyi, bamaze kumubwira ko ari Rugema. Urumva ko Imana ikoze ibitangaza bikomeye cyane, ikabasha kuba yavugira muri kamarade na Emile, bakabasha kuba babwiza Iribagiza ukuri, bakamubwira ko n'umuti bawubuze. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri uyu munota ukaba ubonye ibitangaza bibashe kuba muri ino filime Inzira y'Umusaraba, muri comment wandike amen, kubera ko ibi bintu bitari bisanzwe. Kamarade na Emile babashe kuba bakora igikorwa kidasanzwe, Imana ibashe kuba yabakoresha ibitangaza. Rero nimba na udashoboye kwandika amen, ashyiramo ama emoji y'umutima aho muri comment, kugira ngo uzajye ubasha kuba wareba izi video, noneho Inzira y'Umusaraba ukabasha kuba wamenyamo byinshi, kubera ko tumaze kuba twabona ibitangaza bitangiye kuba byayo muri ino film. Rero ni ibintu byiza cyane, urabona ko noneho ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane kuri uyu munota tutangiye kuba twageraho. Iyi filime itangiye kuba yagaruka, noneho yagarukana amavuta, kubera ko iyi filime itangiye kurushaho kuba abantu barushaho kuba bayikunda. Rero naga ari ibyo gusa byabashije kuba byaranga iyi filime. Rero abantu muri kwibaza ati Iribagiza agiye guhita akora iki kandi amaze kumenya ko Rugema ariwe wishe ababyeyi be. Urumva ni ibintu byiza cyane kuba Iribagiza abashe kuba yabimenya, ariko abantu benshi muri kwibaza ngo Iribagiza agiye kuba akora iki. Icyo usabwa no gukanda subscribe hano kuri ino channel, nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo, ubundi tugaruke turebera hamwe ibi bintu byose. Iribagiza agiye kuba yakora iki, byose uraza kuba wabisobanukirwa numara kuba wakanda subscribe hano. Rero ni byiza cyane, ibi ni ibintu byabashe kuba byaranga iyi filime bitangiye kuba byagera ku rundi rwego, kubera ko twabonye ko hano mushiki wa Rugema atangiye nawe kuba yakihinduka Rugema ngo atangire kuba yasaba imbabazi Iribagiza ndetse na musaza we, ibintu yabashe kuba yabakorera. Ariko Rugema yabashe kuba yatsimbarara ku mugambi we wo kuvuga ko atari umuntu wabuze ubwenge wo kuba yajya imbere ya Iribagiza, kuba yaramureze ntibivuze ko yamusaba imbabazi muri buriya buryo. Igihe ngo nikiragera, ese Rugema ategereje ikihe gihe? Kandi tumaze kubona ko ibyo bimaze kuba byamurangiriraho, kuba Iribagiza amenye ko ari we wishe ababyeyi be. Uri kumva ko Rugema azahera hehe se? Ese Iribagiza amusaba imbabazi? Urumva ko iyi filime igiye kuba yaryoha cyane noneho kurushaho uko yari imeze. Urumva ko ibintu bitangiye kuba byahinduka ibindi. Ese uyu mukobwa, abantu bari kubona ko uyu mukobwa atangiye kuba yakora igikorwa gikomeye cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba, ntibajye muri comment babashe kuba babitubwira, kubera ko uyu mukobwa dutangiye kubona nawe arimo akora ibintu bidasanzwe, kuba ari kubwira Rugema ngo abashe kuba yakitanga, abashe kuba yasaba Iribagiza na musaza we imbabazi, bagasohoka mu mitungo yabo. Uri kumva ko uyu mukobwa Imana ibasha kuba yamukoresha ibintu byiza. Twari twabonye
twabonye bwa mbere uyu mukobwa abasha kuba yafatanya na nyiranamba none yabashe kuba yagarukira Iribagiza urumva ko ari ibintu bitangiye kuba byaba ibindi bintu ibi bintu rero birimo Imana nimba ubashe kuba wagera hano kuri no munota ukaba wizera Imana akora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe ubundi kugira ngo tuzaye tubasha kuba twabana muri izi video ariko nkwibutsa hari amasomo menshi tubasha kuba twafatira hano muri filimi Inzira y'Umusaraba dusoza ndimo nkubwira isomo ryagiye ritambukamo utabashe kuba wamenya kubera ko abantu benshi mwatangiye kuba mwakikundira iyi filimi mukurikiyemo amashusho ayiranga nago mubasha kuba mwakumva amasomo ayitangirwamo ariko byose ndaje kumbe nabikubwira icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa n'izi video zacu zibasha kuba zakwibutsa ibintu wumvishe muri filimi Inzira y'Umusaraba zikabasha kuba zakubwira n'ibindi bintu bigiye kuba byaza muri filimi Inzira y'Umusaraba ibintu biri imbere rero abantu bajya bavuga ngo ibintu mba nababwiye ngo nago biza muri filimi mugende murebe video nabakoreye hasi nimba ibintu nababwiye bitabashe kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba uwo yabonye uwo nabibwiye wabashe kuba yabona iriya video nabakoreye murabona ko ibintu nabashe kuba nababwira byabashe kuba byazamo rero ni ibintu byiza cyane kuba mutanga ibitekerezo byanyu mukabona ikitagenda neza mukabasha kuba mwakivuga kubera ko gutanga ibitekerezo nibyo bya mbere kandi abantu bamaze kuba basobanukirwa bamaze kuba bakanda subscribe hano kuri no channel rero ni ibintu byiza Rugema yabashe kuba yabwira uyu mukobwa amubwira ko atagomba kuba yahinguka imbere yaba Iribagiza n'ibintu yabakoreye koko biteye isoni ariko uyu mukobwa mushiki we yagumye amubwira ati mwitange muri polisi babashe kuba babafunga urumva ko ari ibintu byiza cyane uyu mukobwa yabashe kuba yazana hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba aho ibintu bikomeje kuba byaryoha bisimburana noneho ibyiza bigiye kujya hahita haza ibindi byiza urumva ko ibintu bitangiye kuba byahindura indi sura rero uyu mukobwa ibintu inama yagiraga Rugema abantu babona ko ari inama ya nyayo mujye muri comment mubashe kuba mwabivuga kubera ko iyi filimi twabashe kuba twabonamo ibintu byinshi byabashe kuba byayiranga kandi byiza urumva ko uyu mukobwa inama yararimo agira Rugema ari inama nziza ese Rugema azemera amanika amaboko asabe imbabazi cyangwa Iribagiza azaza hano kwa Rugema bemere ko bamujyana muri polisi ariwe wamureze nubwo Iribagiza yabaye hano kwa Rugema uyu Rugema nta kibi yigeze amukorera yamweretse buri kimwe cyose ariko mugire inama Iribagiza ese azajya kuri polisi cyangwa azabashe kuba yakora yarega Rugema akamujyana mu mategeko akabasha kuba yahanwa kubera ko yishe ababyeyi be urumva ko Iribagiza nawe agiye kuba yajya mu ihurizo rikomeye cyane byo kuba yahanisha Rugema se azabikora gute mujye inama hasi muri comment kugira ngo tubone ibyo Iribagiza azabasha kuba yakora kubera nk'umuntu wakwiciye ababyeyi ukiri muto akabasha kuba yakurera ese Iribagiza yabasha kuba yamwitura iki Rugema kubera ko Rugema ni umugome cyane twamaze kuba twabibona nago abasha kuba yakumva buri kimwe nago abasha kuba yakumva umuntu ese Iribagiza uko kuri babashe kuba bamubwira kamarade na Yemire ibintu babashe kuba bamubwira se baba bamukoreye neza atabashije kunywa wa muti wa kabiri ngo noneho abyibikire rero ibi ni ibintu byiza cyane wowe wamaze kuba wagera hano kuri no channel ugiye kuba wasobanukirwa buri kimwe cyose uyu mukobwa Iribagiza yabashe kuba yakora kugira ngo abashe kuba yamenya uburyo Rugema yishe ababyeyi be n'ibintu agiye kuba yamukorera kubera ko Iribagiza agiye kuba yakora Rugema ibintu bitari byiza ariko Iribagiza nago arabasha kuba yabikora ubu ngubu ahubwo arategereza abashe kuba yabikora amaze kunywa undi muti wa kabiri kubera ko ibi bintu Iribagiza nago arimo arabyiyumvisha uburyo Rugema yabashe kuba yakica ababyeyi be rero urumva ko ari ibintu byiza cyane Iribagiza atangiye kuba yatekereza noneho agiye kuba yakora igikorwa kizima cyo kubanza kugira ngo yibonere ibimenyetso ariko yavuze ko yabwiye kamarade na Emile ko hari ibintu yigeze kuba yabona ku muti we yankweye wa mbere yabonye umugabo yica ababyeyi be ariko ntago yigeze amenya uwo ari we ariko bamaze kuba bamubwira ko ari Rugema urumva ko ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane hano tubashe kuba twagera ntago ari ibyo gusa twabashe kuba twabona muri filime Inzira y'Umusaraba yuko twabonyemo n'ibindi bintu byinshi cyane tugiye kugenda tubabwira kimwe ku kindi kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa wowe ubasha kuba wagera hano kuri ino channel ukabasha kuba wakumva kuri izi mikoro ndimo ndavuga rero uraza kuba wasobanukirwa buri kimwe iyi filime yagiye irangwa n'ibindi byiza byinshi hano twabonye ko mushiki wa Cyusa Sylvie yararimo areba ifoto y'uriya musore Rurangirwa musaza wa Iribagiza urumva ko Sylvie na musaza wa Iribagiza bagiye kuba bakora ikintu cyiza cyane kubera ko Sylvie na musaza wa Iribagiza bagiye kuba bakora urukundo bagiye kuba batanga Cyusa ndetse na Iribagiza kuba bashakana kubera ko barimo barateretana bageze ahantu kure urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba musaza wa Iribagiza nawe agiye kuba yabona umukunzi kandi n'uyu mukobwa akaba yabona umukunzi urumva ko ari ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane se uru rukundo rwabo ruzaba ari rwiza byose uzajya ubikurikirana hano kuri ino channel uburyo ibintu bizaba bimeze muri ino filimi urumva ko ibintu bigiye kuba byarushaho kuba byaba byiza kubera ko
aba bantu bagiye kuba bashakana, bagiye kuba bakundana, bose baturuka mu miryango imwe imwe, yuko twabonye ko Cyusa afite mushiki we, kandi tukabona ko na Iribagiza afite musaza we, kandi akaba aribo batangiye kuba bakundana, kuva bose bazaba bameze nk'ahantu baguranye. Urumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba ubasha kuba wayikurikira, ntuzacikwe, yuko twabonye ko ari ibintu byinshi byiza bigiye kuba byayiranga aho ibashe kuba yagera. Nimba ubasha kuba wayikurikira, ugiye kuzabona ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza, kandi ntabwo twakirengagiza ibindi byiza twagiye tubona, yuko twabonye ko Kanyana nawe akunda uyu musore, umusaza wa Iribagiza. Ese Kanyana azabasha kuba yabyitwaramo ute kugira ngo abashe kuba yakegukana uyu musore ugiye kuba yakunda abakobwa babiri? Uri kumva ko uyu musore nawe agiye kuba yajya mu ihurizo rikomeye cyane, yuko twabonye ko Kanyana ibintu arimo arapanga, nawe ashaka kuba yabwira uyu musore ko amukunda, kandi twabonye ko mushiki wa Sylvie yabashije kuba yakegukana umutima w'uyu musore. Mushiki wa Sylvie rero urukumva ko byaba ari ibintu bibi cyane uyu musore abashe kuba yamukatira akajya kuba yakikundanira na Kanyana, kandi uyu mukobwa yaramaze kwiyumvisha ko uriya musore ari we uzaba umugabo we. Urumva ko byaba ari ibintu bibi cyane, ariko tugiye kuba twabona ibyiza gusa. Ntago uyu musore azabasha kuba yarwanirwa n'aba bakobwa, kubera ko ari ibintu bisa nkaho bigiye kuba byahurirana. Babashe kuba bakunda uyu musore, ntibabasha kuba babimubwira. Kanyana yabashe kuba yatuma nyina ngo abashe kuba yabwira uyu musore ko amukunda, ariko mama we ntabwo tuzi nimba yaramutumikiye. Urumva ko Kanyana atajya uriya musore atajya mu makosa ku buryo Kanyana yabasha kuba yamukunda cyane, akabasha kuba yamurakarira kubera ko atigeze amubwira ko amukunda. Rero ni ibintu byiza byabashe kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ntabwo twabivuga ngo tubirondore, ariko ibizaza nibyo bigiye kuba byaza kuba byiza, kubera ko Iribagiza agiye kuba yabona ubutabera, agiye kuba yarega Rugema, akabasha kuba yakishyura buri kintu cyose Rugema yabashe kuba yakangiza kugira ngo abone ubutabera. Rero uri kumva ko Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira. Ese uriya musaza papa kamarade we ko amaze kuba yamenya ko Iribagiza ari hano mwa runo rugo, n'uyu Rugema akaba amaze kuba yamenyekana ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi, aho iyi episode igiye kuba yakerekera. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byacanga abantu, ariko hano mba mpari kugira ngo mbanze ngusobanurire buri kimwe. Urumva ko ibintu bitangiye kuba byagera ku rundi rwego, niyo mpamvu mba nkubwira ngo kanda subscribe hano kuri ino channel, kandi ibintu byose ukora jya wiyambazamo Imana, kubera ko ariyo rya mbere ibasha kuba yagukorera ibitangaza kugira ngo ubashe kuba wabaho. Hano rero tugiramo umwanya wo kuba twagarukira ku Mana, tukagaruka ku bintu by'Imana ibashe kuba yakora muri ino filimi, tukabasha kuba twanakuramo amasomo agiye akomeye. Rero tugeze kuri ka kanya ko kuba twakuramo amasomo atandukanye. Rero isomo rya mbere twabashe kuba twabona hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, twabonye ko Iribagiza yabashe kuba yakizera Rugema, Rugema akabasha kuba yarira Iribagiza, ariko Iribagiza ntabwo yamenye ko Rugema ari we wishe ababyeyi be. Rugema yari abizi ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, ariko abasha kuba yamurera, arenzaho arera Iribagiza. Uri kumva ko iri ni isomo rikomeye cyane, yuko buri muntu wese ukwitaho atari uko agukunda cyangwa atari uko ari umubyeyi wawe, ahubwo hari n'undi ushobora kugukunda kandi atari umubyeyi wawe. Rero ni amasomo menshi yabashe kuba yaranga iyi filimi. Twabonye ko mushiki wa Rugema nawe atarazi ibyo Rugema yigeze akorera Iribagiza, kubera ko uyu mushiki wa Rugema ntabwo yakekaga ko Rugema yakora ibi bintu, ariko Rugema yabasha kuba yamucisha makeya, abasha kuba yamubeshya cyane, abasha kuba yamubwira ibindi bintu biterekeranye n'ibyo yari amubajije. Uri kumva ko Rugema ari mu makosa akomeye cyane, kuba yarakoze ibintu akabihisha mushiki we, kandi mushiki we ari we wakamugiriye inama, akaba ari we waje akabasha kuba yakivanga mwa bino bintu atabizi ko ari we bishe ababyeyi ba Iribagiza. Rero uyu mushiki wa Rugema nawe ni umuntu mwiza cyane, Imana yabashe kuba yamukoreraho, abasha kuba yahinduka nyiranambara, ndetse n'uyu mugabo Rugema ahubwo arimo aramugira inama nzima. Nawe nimba ufite inshuti, banza uyigire inama nzima ubona ikwiye, kubera ko uyu mukobwa nawe ari kuduha isomo rikomeye cyane ryo kuba twababarira buri muntu wese, ukabasha kuba wasaba imbabazi ku makosa wabashe kuba wakora. Uri kumva ko ibintu bitangiye kuba byaba byiza cyane. Hari ibindi byiza twabashe kuba twabona Sylvie arimo aganira na Cyusa, naho hari isomo rikomeye cyane twakabashe kuba twakuyemo, kubera ko Sylvie yabashe kuba yahisha Cyusa umuntu bari barimo baganira kuri telefone, ariko Cyusa yabasha kuba yakuramo amafaranga inoti za 5 ebyiri, Sylvie agahita amwereka uwo muntu. Urumva ko naho ari isomo rikomeye cyane, kubera ko abakobwa bakunda kuba bagorana,
ntago bakunda kuba bavuga ukuri, ariko wakuramo amafaranga, bagera ku mafaranga ukaba wamukoresha ikintu icyo ari cyo cyose ushaka. Uri kumva ko ari isomo rikomeye cyane kuba wakigira ku muntu w'umukobwa, ariko abakobwa mbisabira ngo mubashe kuba mwava kuri uyu muco, yuko uyu muco wa Sylvie yabashe kuba yagaragaza hano muri ino filime ntago ari umuco mwiza, kubera ko abashe kuba yarya cyusa amafaranga yo kugira ngo abashe kuba yamwereka ikintu. Rero uri kumva ko abakobwa mukunda amafaranga kuruta abantu. Uri kumva ko Sylvie nawe atangiye kuba yatwereka indi shusho, kubera ko Sylvie twari tumwizeye nk'umukobwa uzi ubwenge kandi ubashe kuba yabyara ahantu hakuru, ariko abantu benshi ntabwo mbivuze ngo mumutere amabuye kubera cyangwa ngo munene amabuye kubera ko mvuze ukuri. Uku ni ukuri kandi kwabashe kuba twagaragara hano muri ino filimi. Rero aya ni amasomo aba agiye akomeye agiye atandukanye, kandi twabonye ko Cyusa na Iribagiza urukundo rwabo rugeze ahantu hakomeye cyane, kubera ko Cyusa yari arimo asaba Iribagiza kuba batakishingira, ahubwo bazakora ubukwe bakabukora bakajya mu mategeko. Urakumva ko babashe kuba bategura ibintu byiza cyane bigiye kubasha kuba byadushimisha muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko hano harimo harategurwa ibyiza byinshi cyane bibasha kuba byashimisha abakunzi bayo. Murarikira kujya ubasha kuba wakurikira izi video hano kuri ino channel, kandi nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota tukiri kumwe, kandi iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe uko bigiye bingana, uko bigiye bitandukanye, byose tubasha kuba twabisoma. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, Imana ibashe kuba yagufasha ibyo bintu ubashe kuba wabikora, kubera ko nabyo ari ingirakamaro kugira ngo ugaragaze ko wigeze kuba wagera kuri uyu munota ukirimo kunyumva. Ibi ni ibintu byiza cyane, rero uraba ubashe kuba wakora, uraba uteye intambwe ikomeye cyane yo kuba wasapotinga iyi channel ikabasha kuba yazamuka ikagera kure, kandi utangamo n'ibitekerezo. Rero ni ibintu byiza cyane bibasha kuba byaranga iyi filime. Mbabwira ibintu biraza kuba byaza muri filime Inzira y'Umusaraba, niba byayitambutsemo hose tuba turimo twibukiranya. Nawe uzajye wibutsa abantu aho hasi muri comment, ubashe kuba wababwira agace wabashe kuba wabona uburyo ibintu babashe kuba wabibona, yuko ibintu twagiye tubibona mu buryo butandukanye. Hariho abantu benshi babashe kuba bakuramo amasomo akomeye cyane, kandi hariho abamaze kuba bajijuka bamenye icyo gukora, kandi icyo gukora mwese murakizi, nuko nugukana kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, kubera ko mba nabagejejeho ibintu bibasha kuba byabatera kuba mwakunda iyi filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko biba ari ibintu biraza kuba byayitambukamo, kandi ni ibintu byiza cyane bibasha kuba byatambuka hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Kandi nimba nawe ubasha kuba wanyumva, ni byiza cyane ukaba ubashe kuba wagera kuri ino munota, ukaba bamaze kuba wasobanukirwa, ukaba wabashe kuba wakuramo isomo ryawe hano muri ino filime nabashe kuba natanga, yuko nabashe kuba natanga amasomo menshi agiye atandukanye. Rero nimba ushaka kuba wasobanukirwa buri kimwe gitambuka hano muri ino filime Inzira y'Umusaraba, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo ushaka kuba wabona iyi filime, ibyo ushaka ko bizajya bizamo, yuko hano tubagezaho ibintu bibasha kuba byaza muri filime Inzira y'Umusaraba. Kandi igitekerezo watanze cy'uburyo iyi filime ushaka ko igenda, tubasha kuba twakikugezaho. Nimba ari igitekerezo nawe ubona kizima cyabasha kuba cyafasha abantu, rero ni ibintu byiza cyane nawe kuba waramaze kuba wakora subscribe, ukaba usanzwe tubana hano kuri ino channel, wamaze kuba wasobanukirwa, ukaba ubashe kuba ugeze hano kuri uno munota. Nawe uri umuntu w'agaciro cyane, nongere kuba nagushimira. Kandi nawe mushyashya nkushishikariza kuba wakanda subscribe kuri iyi channel, kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana tureba ko hari abantu baba badukurikiye.